ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Aya ni amagambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 ku murongo wa 39. Mu by'ukuri aya magambo abantu bayibazaho cyane kandi bayasobanura mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero nkuzaniye igisobanuro cy'ukuri. Bisobanuye iki? Ese Yesu yarashatse kuvuga ngo umuntu nakugirira nabi ukomeze umwitege biza no kukuviramo n'urupfu? Oya, si icyo yarashatse kuvuga. Suko Yesu ashaka ko ugukubise umureka agakomeza kugukubita ngo nibwo uzaba ukiranutse. Ahubwo icyo Yesu atwigisha nuko tudakora nkabo ngo dusubize nabi ku yindi. Aho batugiriye nabi twe twige kubagirira neza. Niyo ntwari ikomeye cyane yo gutsinda ikibi. Nahoze nsoma Bibiliya mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, nsanga Paulo yarabisobanuye neza. Iyo dusomye Abaroma igice cya 12 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 21, ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Abakristo cyangwa n'abantu muri rusange mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo umuntu agukoshereje, iyo umuntu akugiriye nabi, wumva wamugirira nabi cyangwa ukumva wamwifuriza ko nawe azagirirwa inabi nk'iyo akugiriye. Nyamara hano Paulo ku murongo wa 14 yaravuze ngo ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Ndi gusenga Imana muri uyu mwaka wa 2026 ngo Imana izanshoboze kandi nawe Imana izagushoboze, kuko twe nk'abana b'abantu dutuwemo na kamere y'icyaha idusunikira gukora icyaha buri munsi. Biragoye ko umuntu yakwifuriza umuvumo wowe ukamwifuriza umugisha. Nyamara Yesu yatubereye urugero rwiza. Nituba hamwe, nitubimusaba, azabidushoboza kandi tuzabikora nk'uko nawe yabikoze. Turi buze kuza kubigeraho. Dutarukiye ku murongo wa 17 w'igice cya 12 mu Baroma, Paulo yakomeje avuga ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Ku murongo wa 19, bakundwa ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo anywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi ikiza. Bavandimwe, Bibiliya yose ivuga ikintu kimwe. Nta na hamwe Bibiliya ivuguruzanya, ntaho. Ni ukuvuga ngo rero icyo Yesu yarashatse kuvuga muri Matayo, ntiyaravuze ngo umuntu nakugirira nabi umwitege akomeza kugirire nabi. Oya, ahubwo yarashatse gusobanura neza icyo Paulo yavuze hano. Aravuga ngo ntimwihorere. Muvandimwe, niba hari umuntu wakugiriye nabi, niba hari umuntu wakubeshyeye, niba hari umuntu wakugambaniye, ijambo ry'Imana riragucyashye, rirakubwiye ngo ntuzamukorere nk'ibyo yagukoreye, ntuzihorere, uzareke Imana izaguhorera. Cyane ko Bibiliya ibivuga kenshi isubiramo ko Imana ari umucamanza wacu utabera. Rindira Imana izaguhorera, ntukihorere. Bibiliya yakomeje ivuga ngo umwanzi wawe nagira inyota umuhe icyo kunywa, kandi ngo nasonza umugaburire.
inshuti bavandimwe, niba koko turi abana b'Imana, niba twarakijijwe, niba twarejejwe n'amaraso ya Yesu, ntitukifate nk'ab'iki gihe, kubera ko ab'isi, abana b'isi, abataramurikirwa n'umucyo wa Yesu Kristo, bazishima ari uko bagenzi babo bababaye, bazababara ari uko bagenzi babo bishimye. Twebwe rero dukwiriye kugira itandukaniro nk'abana b'umucyo, kandi Imana itubashisha, kuko biragoye kubona imbaraga zo kugaburira umwanzi wawe kandi ashonje. Biragoye pe, usibye gusenga buri munsi, kuko abanzi ntaho tuzabahungira tukiri hano mu isi, dutegana nabo uko bukeye n'uko bwije. None kubitwaraho gutya, kari icyo Yesu adusaba, kari icyo ijambo ry'Imana ridusaba, tuzabishobozwa nande? Reka dufatanye dusenge, tubwire Imana igitubashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twibuke Yesu i Getsemani, mu rukiko ndetse no ku musaraba. Nubwo yari afite ubutware n'imbaraga, ntiyabikoresheje ngo yirwanirire, ahubwo ijambo rye ryabaye kubabarira. Muzi ibyo bakoreye Yesu byose, imibabaro yababashwe ku bwacu. Yajyaga asojesha ijambo rivuga ngo ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Kandi na Stefano, umugaragu w'Imana, ajya gupfa, abamuteye amabuye, yasoje abwira Imana uti Imana ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Bavandimwe, dukwiriye kugera ikirenge mu cy'Umwami wacu Yesu Kristo n'abatubanjirije bamukurikiye kandi bakabishobora. Nta kintu tuzireguza. Abantu nibatwicira natwe tukabicira, abantu nibatuvuga nabi natwe tukabavuga nabi, abantu nibadutuka natwe tukabatuka, ntabwo tuzaba dutaniye nabo, kandi ntacyo tuzireguza imbere y'Imana, kuko hari abatubanjirije babishoboye. Reka dusenganire isengesho, ubwire Imana ikubashisha. Niba hari umuntu waguhemukiye, ukaba wari ufite pura yo kuba nawe wamuhemukira, garukira aho ngaho, siga aho ngaho, erekana itandukaniro. None numukorera nk'ibyo yagukoreye, kuvuga ko ari mubi, we ntuzaba ubaye mubi, tuzaba ubaye nkawe. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'amagambo yawe. Ijambo ryawe riduhuguje ubugwaneza, ritubwira ngo abantu nibatugirira nabi twe tuzabagirire neza, ngo dushakashake uburyo twakora ibintu abantu bose babone ko ari byiza. Mwami, biragoye, dutuye mu isi yuzuyemo abantu babi, abagome, abagambanyi, abicanyi, abatugirira nabi. Turasenze ngo dushoboza kubana nabo amahoro, kuko niko ijambo ryawe ryavuze ngo nabishoboka mu ruhande rwacu tubane n'abantu bose amahoro. Mana, dushoboze kubana n'inshuti amahoro, ababyeyi, abavandimwe, imiryango, abaturanyi, abo dukorana nabo. Dushoboze Uwiteka Imana, uduhereze impano mu mitima yacu yo kubabarira abatugiriye nabi, abadukoshereje. Uwiteka, tubabarire, kandi imbabazi tubagiriye zibe izo kwibagirwa ibyo badukoreye, tugirane ubusabane nabo. Dushoboze rero Uwiteka Imana, nubidukorera uzaba ugize neza, kandi tuzanezezwa iteka no guhora tugaragaza ishusho nk'iyo wagaragaje nawe. Uri mu rukiko, uri kwa Herode, uri kwa Pilato, ntiwavuze nabi, ntiwatukanye, wagaragaje umwuka w'ubugwaneza. Yesu, dushoboze kugira ngo natwe Uwiteka tuzahabwe amakamba yo kwihangana. Urakoze, turagushimiye kuri kumwe natwe, mu izina rya Yesu, amen. Yari mwene so Imana irumva Dieudonné. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.